Yesu ashimwe cyane abakurikiye Ifunguro TV, amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muri hirya no hino, nkwifuriza kugubwa neza cyane. Nubwo waba utameze neza ndakwifuriza kwakira Yesu, ndakwifuriza kubana n'Imana, kuko umuntu ufite Yesu nubwo bitamera neza nta mukanya bishobora kwemera, kandi Yesu ari ku ntebe y'imirimo n'ibitangaza aracyakora. Nizere ko mukomeje kugubwa neza muri hirya no hino. Rero Imana yacu ibahe umugisha. Yica none Ifunguro TV, hanyuma njye nitwa Ngabire Mukamunezi Francine mu blessing. Umubyeyi Yesu yagiriye neza, akama agaciro ntabikwiriye, akama kuvuga aho abantu badashaka ko mvuga, ariko akemera ko mba umukozi mwiza cyane w'Imana. Imana iduha umugisha. Kuri Ifunguro TV turabakunda cyane, rero ngusaba utarakora subscribe rwose ubikora uyu munsi, kandi umucuti wawe muri kumwe cyangwa mubonana kenshi umusabe subscribe kuri Ifunguro TV, hanyuma ubisangize bagenzi bawe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'abamare, share, comment and like. Imana iduha umugisha. Tukakiriye Papa Blessing nk'umukozi w'Imana isumba byose. Reka mbanze musengera Imana kugira ngo abibwire anakomeza kubagezaho ubutumwa bwiza Imana isize mu mutima we. Turagushimiye Imana, uri umubyeyi, turaguhimbaje, uri intwari nyantwari, turagushimiye kubera ko utajya uhinduka, tusize hejuru izina ryawe, turagushimiye kuko udukunda. Muri ubu buryo dusize ibiganza byacu kuri Papa Blessing mu buryo bwa Mwuka Wera, kugira ngo unyemerere cyane, umwubake nk'amabuye muzima ab'inzu y'Umwuka Wera, mushoboze kuvuga akoreshejwe nawe, mushoboze kugendwa nawe, mushoboje kuguhamya aho abantu badashaka kaguhamya. Mwubake, mugirire neza, imbaraga z'Imana zibe kuri we, Mwuka Wera mwinshi namwuzure, amavuta y'Imana namusukeho, ubutabazi bwihuse nibe kuri we, cyubero cy'Imana n'icyumanukire, maboko y'Imana namurambukire, ubutumwa bwiza agiye kuvuga buhindura imitima y'abantu. Imana imukoreshe, imuvugishe, abe mikoro wisobanura imitima badukurikiye. Ibyo ushaka nibibe, umugambi wawe nusohore, gahunda yawe nigerweho, abantu badukurikiye bagubwe neza, kandi ubutumwa bagiye guhabwa bwakire. Imana ibashoboze gukiranuka no gukizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ukize indwara, hembura imitima, subiza ibyifuzo, hembura abagukeneye, ukore mu mitima yabo. Niyo ujya ugera mu cyumba kure ukamenya icyo umuntu yifuza n'icyagukeneyeho. Urakoze kubera kuri inshuti nziza, mu izina rya Yesu Kristo urakarama. Amen. Karibu Papa Blessing. Murakoze. Ndabasuhuje bakunzi b'Ifunguro TV, nimugira amahoro y'Imana. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dushimye Imana ko yemeye ko twongera kubonana, ariko mbere nitwa Munyaneza Eric, ndi umugabo ufite umudamu n'abana. Ndashima Kristo ko yangize umugabo, kandi ndashima Kristo ko atajya yibagirwa atari nk'umwana w'umuntu. Murakoze. Nkuko natanye mbibabwira, Imana ishimwe ko yatubambiye amahema, Imana ishimwe ko yabanye natwe, Imana ishimwe ko yagiye turwanirira ikatubera amaso. Nihabwe ishimwe n'icyubahiro, ni igitangaza gikomeye, ni amashimwe akomeye kubona uri muzima nanjye ndi muzima. Hari ingabo nyinshi ziba zapfuye, hari imigambi ya Satani myinshi buri iba yakuweho kuri twebwe. Ni amashimwe akomeye, ni amashimwe akomeye bene data. Iyo ubonye mu bantu babyutse babika bapfuye ukumva batakubitsemo, buriya aba ari imbaraga z'Imana, aba ari ukugira neza kw'Imana. Ni benshi cyane baba barwaye, ufite umurwayi urwaye ariko ntibamubitse, nawe uburwayi urware bakubwiye ko bidashoboka ariko ntibakubitse. Imana y'amahoro nishimwe rwose, tuyihe icyubahiro, kari Imana yumva gusenga, kandi akaba ari Imana ifite gahunda ku muntu. Imana yacu nishimwe. Dushimye Imana se umwami wacu Yesu Kristo ko ikomeje kunyuranya amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwacu, kandi kongera gushima Imana yuko ijya yumva gusenga kw'abera. Wowe ukurikiye Ifunguro TV, turagusaba kugira ngo irivuga butumwa cyangwa ijambo ry'Imana nawe tukwisabira ubufasha rwose. Tugusaba ubufasha, tugusabe kwamamaza ivuga butumwa ry'Imana, ukabasha kurigeza ku bantu babashe kudukurikira, birushaho kugenda neza mu izina rya Yesu. Hari uburi ahantu adafite umwanya wo kuba yakumva ijambo ry'Imana, ndetse akaba atabeho umwanya, ariko ndagira ngo nkwinginge umfashe rwose dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana yacu nishimwe.
dushimye Imana so umwami wacu Yesu Kristo. Buri umuririmbyi niwe wavuze ngo iby'Imana ikora biratangaje, nta muntu wabirondora ngo abivemo, nta n'uwamenya uko biri, ngo ariko icyo Uwiteka akwiriye gukora cyose kigaragarira amaso yacu. Imana y'amahoro nishimwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana igira icyo yitumye kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora. Mukunzi ukurikiye Ifunguro TV, ushobora kuba uri mu bibazo bigiye bitandukanye, ariko ndagira nkumvishe ko amaboko y'Uwiteka ari maremare, kuboko kw'Imana ni kurekure. We wumva ugeze aho bidagishobotse, ndagira nkubwire ko bishoboka. Wowe wumva ugeze aho wumva byarangiye, ndagira nkubwire ko bitarangiye. Hari igihe muganga akubwira ngo ubu burwayi byaranze, genda utegereze gupfa, ariko nyuma y'igisubizo cya muganga hari igisubizo cy'Imana. Imana yacu nishimwe. Nyuma y'igisubizo cya muganga hariho igisubizo cy'Imana. Nyuma y'igisubizo muganga yatanze hariho gukora kw'Imana. Nyuma y'intambara zigiye zitandukanye, uburwayi butandukanye uhura nabwo, hariho imbaraga z'Imana. Imana yacu nishimwe. Reka mbabwire, hari aho umuntu agera ubwiwe agatakariza Imana icyizere kandi bitari bikwiye, bitewe n'urugamba ahagazemo, bitewe n'icyiciro agezemo. Urugero rwa hafi, Abisirayeli bari ku nyanja itukura, bibagiwe amasezerano bagiranye n'Imana, bibagiwe amagambo Uwiteka yajya avugana nabo, batakaza imbaraga, batakaza n'icyo Imana yavuganye nabo. Aba bantu bararebye babona nta nzira, barareba babona nta cyerekezo cy'ubutabazi, barebye inyuma basanga abanzi bakomeje kubakurikira ngo babagirire nabi, bituma biyakana Imana, bituma ngo Mose iyo turekere iyo wadutaye kugira ngo wenda tugweyo tutaje gupfira aha ngaha. Nanishatse kuvuga iki? Nanishatse kuvuga ngo niyo waba ugeze aho ubona byacitse, Uwiteka ajya yishakira inzira. Nanishatse kuvuga ngo niyo waba ugeze aho ubona byayoberanye, Uwiteka yishakira igisubizo. Nanishatse kuvuga ngo ugere ubona nta gisubizo gihari, wareba mu bavandimwe ukabona nta gihari, wabona muri basaza ukabona nta gihari, wareba mu miryango ukabona ntacyo, mu baturanyi ukakibura, mu bantu bakomozanya ukabona nta gisubizo kirimo. Ndagira nkumenyeshe ngo witakaze ukwizera, wumve ko Imana hari ibyo yananiye ku ruhande rwawe, wumve ko hakiriho gutabarwa mu izina rya Yesu. Imana yacu nishimwe. Haracyariho gutabarwa, haracyariho kurengerwa. Witakariza Imana icyizere, ongera ugirire Imana icyizere, wongere wumve Kristo atuye muri wowe, wongere wumve Kristo arushijeho gushinga intebe yo kunesha muri wowe. Dayimoni yabigutera ikumvisha ko hari ibishoboka bidashoboka, bwira Satani ngo vinyuma, kubera ko Kristo agiye yakoze narebesheje amaso yanjye. Nanone mbabwire, nubwo bwose bimeze bitya, ariko dufite gihamya. Dufite gihamya, hari ibyo Imana yakoze twebwe bitugaragariza ko n'ibingibi bitugoye igomba kubishobora. Niba wowe ushobora kuba waravutse uri mu nda mama wawe, Imana ikakurera, ikagukuza, ukagera mu cyiciro cy'uko nawe ugize icyifuzo wabwira Imana, ndumva nta mpamvu yo kuba wakwiheba ngo wumve ko Imana idashoboye. Ugire bimwe wumva ishoboye, n'ibindi kuba itabishoboye, wumve ko ugomba gutakariza Imana icyizere. Ntabwo ibintu byari bikwiye. Fata ibintu yakoze, icyo ni icya mbere. Numara gufata ibintu Imana yakoze, wowe nurangiza biguha icyizere cy'uko niba ngiye bihagaritse umutima bigomba gukemuka. Nongere mbabwire, nta kintu n'iki na kimwe kibaho Imana idashoboye, idafitiye ububasha. Mu yandi magambo, mu bubasha bw'Imana, mu biganza by'Imana haracyarimo imbaraga zibasha gukora ibirenze ibyo twibwira. Mu yandi magambo, mu mbaraga z'Imana, mu biganza by'Imana, izi mbaraga zibasha gufata uwapfuye akazuka, agahinduka icyaremwe gizima, akaba umuntu muzima. Ntabwo izi mbaraga
mbaraga zashiriye hariya, ubaze ubyumve neza. Izi mbaraga zasanze ikirema kiri ku irembo ryitwa ryiza. Uwiteka akareba akabona ko igikwiye gukemuka atari uguhabwa kw'iki kirema, ahubwo igikwiye kujya mbere ari ukugira ngo gihaguruke cyamamaze izina ry'Uwiteka. Ntabwo izi mbaraga zarangiriye ku irembo ryitwa ryiza, ahubwo zarakomeje. Imana yacu ni ishimwe. Nongere nkubwire ngo niyo wareba ukabona nta nzira nta cyerekezo, ariko haracyariho gutabarwa. Niyo wareba ukabona ibintu byose byahinduye isura, haracyariho kurengerwa n'Imana ishoboye byose. Ndashaka kugira ngo mbwire abantu, we muntu ushobora kuba wumva hari ibyo Imana yananiwe mu ruhande rwawe, nkongere nkubwire ngo ibyo bintu urimo ni ubuyobe. Nongere nkubwire ngo nimba udafashe Imana nk'inyembaraga, nayo ntabwo bwira Satani ngo wintera ubwoba, kubera ko uwo nkorera ndamuzi kandi nzi neza ko ashoboye. Imana yacu ni ishimwe. Nongeye gushima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Bakunzi bene data, tuba turi aha ngaha kugira ngo dufashanye. Wumvise byinshi kandi wabwiwe byinshi, ni byinshi wabwiwe n'ubu turacyabwirwa byinshi. Tuba turi aha ngaha kugira ngo dufashanye, turebe ko iminsi yakicuma mu gihe dutegereje umwami Imana kazaza. Ndagira ngo dusome Zaburi 76 umurongo waho wa 2. Dusome uyu murongo wa 2 utubwira ngo Imana itubabarire iduhereze umugisha. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Shatse kubwira abantu bakurikiye Ifunguro TV kugira ngo Imana y'amahoro ibababarire bahereze umugisha. Mu gihe ufashe umwanya wo kwegera Imana y'amahoro igikubabarira guha umugisha, kubera ko hari umuntu usenga akarinda arangiza adacyuye umugisha w'Imana. Hari umuntu ubana n'Imana akarinda arangiza adacyuye umugisha w'Imana. Icyambere gituma Imana itakumva nk'uko yagakwiye kukumva. Umuririmbyi yuzuye umwuka barayatubwiye gute? Yarambwiye ngo uzaze uca imigozi iboshye umutima wanjye. Ikintu kikubera inzitizi gituma Imana itakumva ni ikihe? Nuko utaba wemereye Uwiteka ngo azaca umugozi uboshye umutima wawe. Imana yacu ni ishimwe. Mbere yo kwegera Imana, mbere yo kuba hafi y'Imana, emerera Kristo azabaza acagagura imigozi ikuboshye. Emerera Kristo azature muri wowe asenye ibintu bimubangamiye. Namara kubisenya uhinduka icyaremwe gishya. Dore umukristo nyamukristo uko agomba kwitwara, uko agomba kumera. Imana yacu ni ishimwe. Nabwo ngo wabwiwe byinshi wumva byinshi, ariko ntega amatwi tuganire. Hari inshingano ya mbere uba ukwiye kubahiriza mbere yo kwegera Imana. Uba ukwiye gukwetura inkweto zawe nk'uko yabwiye Mose ngo kwetura inkweto zawe aho ugeze nahera. Mu yandi magambo ukwiye kubaza guca bugufi ukiyinira, wowe ubwawe ukisuzuma kugira ngo utaza kurira ku muzuru ugacirwaho iteka. Mu yandi magambo uba ugomba kubanza kwatura ibyaha byawe ugaca bugufi bitewe n'uko imbabazi z'Imana zigihari. Ndetse ibiganza bya Kristo bigutegereje ngo ngwino akweza gutunganya ku birenge by'umukiza. Imana yacu ni ishimwe. Iyo usengeye ku kizira uri umukristo, iyo usengeye ku kizira ntabwo amasengesho yabashyika. Ndagira ngo umenyeshe ko iteka ryose uko urushaho gusenga cyane niko urushaho gucyura imivumo myinshi. Mu yandi magambo ngashaka kukubwira ngo aho kugira usenge cyane wakizwa cyane, niwo musaruro Kristo akeneye mu buzima bwawe. Imana yacu ni ishimwe. Wowe uzamuka imisozi myinshi, ufata yo kwiyiriza menshi, ukazamuka imisozi myinshi, yewe uganahamagara n'abahanura bikemera, ariko kugira ngo umugozi ucike bikanga. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe yuko icyo Kristo akeneye ko weza umuntu w'imbere ugahinduka icyaremwe gishya. Akeneye ko imigozi ikuboshye yacika ukongera ugahinduka icyaremwe gishya mu izina rya
rya Yesu. Imana yacu nishimwe. Jambo ryarambwiye ngo dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri wese ibihwanye n'ibyo yagize ute yakoze. Imana yacu nishimwe. Shatse kuvuga iki? Shatse kukubwira ngo ibintu byose urimo uzabona ingororano zabyo. Waba uri gukora byiza uzagororerwa, waba ukora bibi uzagororerwa. Ariyo mpamvu uri kubona abantu benshi barembejwe n'ingaruka z'ibyaha zabo bakoze. Imana yacu nishimwe. Wowe ukibera mu byaha byawe ukiha amahoro, wowe ukayobora korari wumva usambana nta kibazo, Imana ikakwihorera. Wowe ugakora gahunda zawe zose ukabona biragenda neza, kandi nyamara kuba wowe wakora ugahirwa si igitangaza, si igitangaza. Ushobora guhirwa kuko Kristo wowe ubwawe utaboneye, Imana igakureka ugahirwa. Ariko mbanze nkumenyeshe ngo ibintu byose bizajya ku mugaragaro, ibintu byose bizasobanuka, imbere gato bizasobanuka. Waba uri mu isi bizasobanuka, ndetse waba uyikuwemo bizasobanuka. Izi ngaruka zikugeraho uri mu isi, ndetse waba unavuye mu isi zikagira ute zikakugeraho. Nari nshatse kuvuga iki? Nari nshatse kuvuga ngo yaba bapfiriye muri Kristo Yesu abo bazazuka, ndetse nawe wapfuye uri umupagani utakiriye Kristo nk'umukiza wawe, ntabwo uzabura kuzuka n'abandi, uzazuka. Ahubwo uzaba ugeze kuri tape yuko uhanirwa ibyo wakoze cyangwa uhemberwa ibyo wakoze. Imana yacu nishimwe. Imana yacu nishimwe. Bakunzi bene data, uru rugendo ruragoye, ariko urimo witwara ute mu rugendo watangiye? Urugendo watangiye uri kwitwara gute? Nimba utemeye ngo imigozi kuboshya icike, uhinduke icyaremwe gishya, uhinduke, wongere uhinduke ugarukire Imana. Urareba ukabona iherezo rizabirihe. Ariko ijambo ryarambwiye ngo ibi byose urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanyije nawe ubwenge. Ngo ariko Uwiteka akubwiye ngo byose zabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uwiteka azaguhana mwene data, kandi Uwiteka azaguhana, azaza guhana, ahembe no guhana byanga byakunda. Ibi bintu bizasobanuka. Imana yacu idufashe. Cyo ngendereye ni iki ngiki. Nari ngendereye kugira ngo nongere mbabwire mugaruke ku gicaniro, mwongere mugaruke mwegere Kristo nk'umukiza wanyu, mwongere muhinduke ibyaremwe bishya. Imana ikeneye kuhinduka. Imana ikeneye kongera kukubona aho wari uri, mu mwanya wari urimo, aho wabarizazwa, aho wabarizwaga uko wari uri. Imana ikeneye kongera kugira ute kukubona. Birashoboka yuko waba warumvise neza ko byarangiye, ariko amahirwe aracyahari, imbazi z'Uwiteka ziracyahari. Ndagira nkwinginga ukimara kunyumva kuri iri Ifunguro TV, umutima wawe uce bugufi kubwira amagambo, nurangiza ubwire Kristo ngo ndaje kugira ngo nanjye umbabare ibyaha byanjye, nongere mpinduke icyaremwe gishya. Imana iragukeneye. Imana igukeneye nk'umusaruro. Imana ni gute umuntu w'umugabo cyangwa umukozi w'Imana, Imana ikureba ntikubone nk'umusaruro, irakureba ntikubone nk'umusaruro, kandi ntabwo bikwiye. Imana ikeneye kutubona nk'umusaruro. Imana ikeneye kutubonamo inyungu. Imana ikeneye kubona ibintu bihinduka. Nicyo cyaba kizima. Ariko nkubwire ngo uko ibyaha urushaho kubigwiza, utagarukiye aho ngaho, niko n'ingaruka zabyo zizarushaho kuba nyinshi. Imana yacu nishimwe. Aya magambo nari mvuze ari muri Zaburi 50:16-21. Zaburi 50:16-21. Umurongo wa 16 kugeza kuri 21 ni ibice 50. Ayo niyo magambo y'Imana ugomba kugira ute kumva mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagira ngo dusenge, ntabwo ntinda. Wumvise byinshi, n'ejo uzumva ibindi, n'ejo bundi na nijoro yewe n'Imana irari gusura. Ariko nari nshatse kuvuga ngo Imana ikeneye impinduka mu ruhande rwawe, kandi ikeneye impinduka mu ruhande rwanjye. Ikeneye ko itubona nk'umusaruro, ikeneye ko itureba ikatwishimira, nk'uko yagiye mu muryango wo kwa Dawidi ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Uko niko Imana ishaka kuza ngo ukurebe, isanga ufite umutima nk'uko ishaka, isanga uteye nk'uko ishaka, ikurebe ikwishimire, ikurebe ivuga ati nta wundi natuma uretse runaka. Mu mandi magambo nsoje mvuga ngo gera ku rwego rw'uko Imana ikugirira icyizere mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana, turagushimye Mana nziza,
turakubashye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimye kuri Imana ivuga gakomera. Aya masaha twamamaza izina ryawe ndetse n'ubutumwa bwawe, nyemera cyane buri wese udukurikiye ahinduka icyaremwe gishya, wongere umuhindure icyaremwe gishya, ahindishe ku mushitsi n'ijambo ryawe. Ndabizi neza ko iby'isi bizashira, kandi umurimo yavuze ngo ibyo bidushuka bizashira. Niyo mpamvu ninginze umugabo wese cyangwa umubyeyi, umukobwa, umusore, ahinduke mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ziganze, kandi ubasuke mu mwuka wawe wera. Aho umwuka wera yageze asenya ibidafite mu mitima y'abantu, akubaka ibifite umumaro. Aho umwuka wera yageze arategeka byose bikamwumvira. Aho umwuka wera yageze ntago abantu bigira ibyigenge, ntago abantu bigira ibyigomeka, ahubwo bacishwa bugufi n'ijambo ryawe, bagahora bari munsi y'ibirenge byawe, bagahora bagenda bigengesereye. Basure kandi ubagenderere, bahindurwe nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukomeze kwerekana no kwihesha icyubahiro. Imbaraga z'Imana ziganze, kandi ureme igifatika mu buzima bwabo. Nongeye kukwinyura ngo uhindure amateka bamwe na bamwe, ukimara kubahereza agakiza n'umwuka wawe wera, ubahindura amateka y'imibereho, kandi ubafungura amarembo y'imigisha, kubera ko bemeye kukwakira, kubera ko bemereye guca bugufi imbere yawe. Bahinduka ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisabye. Amena. Murakoze. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Ushobora kwifuza ko nagufasha mu byo gusenga, nagufasha rwose tugahamagara Imana. Ni nimero ushobora kumbonaho ni 078 655 5karindwi 681. Iyo nimero washaka hari ikigenderwe nuko uhinduka icyaremwe gishya, Imana yakurebwa kona nk'umusaruro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Murakoze. Amena. Shalom shalom.